Okay, inshuti bavandimwe mudukurikira muri benshi kabisa kuri MD Official TV, nizere ko bumeze neza cyane kabisa. Nk'ibisanzwe rero, nk'ibisanzwe uko musanzwe mubimenyereye, uyu munsi nabwo tugiye kubatamo. Ni show rero, ni show kabisa. Uyu munsi twagiye gusura cyangwa se twagiye gusura abana bafite impano zidasanzwe, icyo bita football kabisa. Na academy gakorera imyitozo aho bita kuri tapi, abenshi murahazi. Twabagerereyo rero ni ibintu bidasanzwe, ni abana bafite impano zidasanzwe. Narindi kumwe na mugenzi wanjye rero uwo bita Janvier Bonane, mukunda muri benshi cyane kabisa. Mutangazaji umeze ute? Umeze neza? Okay kabisa, meze neza. Reka mbanze nsuze abanyarwanda badukunda kandi badukurikira. Ni iby'ingenzi cyane, ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro. Nongeye kubasuza mbabwira ngo Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubana namwe muri izi mpera z'uyu mwaka. Yes. Urabizi ko rwose muvandimwe turi kugenda dusatira mwaka wa 2025, tugenda dutera umugongo uyu wa 2024 cyane kabisa. Ariko rwose urebye ngiye meze neza, nta ribi. Nta muntu wumva ushaka gusuhuza se mbere yuko dutangira ikiganiro tugiye kugeza ku bantu bacu? nabivuze ko umuntu wese udukurikirana cyane ndamusuje. Ndabizi ko baba ari benshi, niyo unyuzeho wigendera ndabizi rwose ubu twirangije, ariko ndabizi ko udukunda. Gusa si byiza mujye mudushyigikira, mutwereke ko muri kumwe natwe, mukore subscribe. Twiyemeje ko tugomba kubaha ibintu byiza. Twatangiye kujya muri football entertainment, turazivuga eida n'amadocumentary azagenda aza. Turashaka kubaha urukundo, mukunde rwose cyo bita vibe za wanjani, ikintu cyitwa amakuru n'ahantu tutazagera, imyidagaduro, sport. Aho ndi kumwe, reka mbabwize ukuri, turi kumwe n'uwitwa MD. Uyu MD nawe ni umunyamakuru. Mwana tugiye kuza tubana mu buzima bwa buri munsi. Nawe ni umwanalizer, avuga amakuru ya sport, entertainment ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye, arayazi cyane. Yaratangiye rero ansuhuza. Twagiye gusura academy k'abana. Ni abana ubona ko rwose watangiye umbaza ikibazo kivuga ngo ese u Rwanda rwacu rw'ejo hazaza urabona hari impano zihari? Twagiyeyo rero MD, urabizi twafashe mwanya tujya kubasura kuri tapi rouge. Ni munsi ya stade ya Kigali Pere. Ndabizi ko murahazi, ni Nyamirambo. Twagiyeyo tubona abatoza bano bana. Ni ibintu byiza cyane kubona nk'umwana w'imyaka igera kuri 6, 7, 8, 9 rwose, ukabona urimo urareba neza touch ku kirenge. Football rwose arafata baro ukabona ndabizi ko namwe muri kubireba neza. Reba nk'uyu mwana nimero 17 ngo yitwa Buffon. Jewe Janvier namwegereye, uri kumva? Ngiye kumva numva bagenzi be baravuga ati uyu nguyu ati bamwita Buffon, we yirefera kuri Buffon. Ikindi gitangaje, aba bana bo babatoje icyitwa sport, ariko baraniga biga za maternelle ndetse na za primaire. Ariko ikintu gitangaje ni Igifaransa n'icyongereza. Ni ukuvuga ngo uvuga ikinyarwanda nta kintu mwagana. Reka umwana arafata umupira, ntabwo ngo fata ngo take a ball and pass. Yes. Ntabwo tuzi Igifaransa. Urana umwana nimero 17, abagenzi bamwita Buffon. Nakana ubona ko karatangaje ko kumva nyine ngo ugafite intumbero yo kuba kaba umunyezamu ukomeye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, kirefera kwitwa Buffon kabisa.
ya niko bimeze kabisa nk'uko mukabona murabona ko nakana kishimiye ibyo karimo buriya Janvier hari igihe umwana umubona ukabona nyine arishimye bitewe n'ikintu arimo bivuze ngo akunda football nk'uko ubibona. Abadukurikiye rero muri kubona ko turi kugerageza kumubereka neza, murabona ko nakana kishimye kameze neza mu by'ukuri nk'uko mubibona kabisa. So urebye ko bafite amatsiko, bafite talent, bafite urukundo rwa football. Muri Afurika ikintu kitubangamira kenshi dutandukaniyeho n'abandi n'indi migabane continent. Umwana ubwo we akura cyangwa se avuka afite ikitwa inzozi. Urabizi neza ko twese tuvuka dufite inzozi zo kumva yenda waba umuntu runaka. Yeah, of course kabisa. Yenda ushaka kuba umuhanzi kavuga uti njyewe numva nkunda kuririmba. Icyo gihe hanze ikintu bahita bakora nko mu Burayi, ahita akora buryo ki afata ibyuma bya music, ama microphone ndetse n'abandi barimu bazi kwigisha kuririmba, bakatangira kwegera uwo mwana bakamuba hafi, bakashyiramo imbaraga cyane muri ya mpano yo kumva ashaka kuririmba, bakamutoza kuririmba. Bivuze ngo ibijyanye ngo primaire ngiki ushaka kuvuga ko nta biriyo. Icyo gihe primaire arayiga ariko focus mbega ubuzima bwe bwo mu rugo bushingiye kuri icyo kintu. Nimba ari etide arayikora sesa irangire, ariko bamuhe wa mwanya wo kuvuga ngo fata mikoro ugende uririmbe. Akira umva The Ben yasohoye akaririmbo keza, mwumve n'ubuhanga bwe. Niyo mpamvu usanga reba nk'urugero Janvier, reba nk'utudemi runaka tw'amakipe yo hanze, tuvuge Man U za Paris Saint-Germain, usanga umwana afite imyaka ine gusa akaba ari mu kademi kiriya kipe, agakuriramo ariho uri kubona bari aba Cole Palmer uramubona, nibona cyane uriya yakuriye mu kademi kabisa. Erega wikwigora. Njyewe reka nkubwire umwana ubungubu wa Wayne Rooney yakinnye muri Man U, umulegend. Umwana we ari gukina muri Man U, nawe ari umwataka. Bivuze iki? Uyu mukinnyi kubera ko nawe yakuze akunda umupira, yabonye ko umwana nawe abikunze, ashyiramo imbaraga, urumva ko afite connection muri Man U, byase binoroha amujyanamo. Of course kabisa. Uriya inama cyase abanyafrika nyine twebwe ikintu tuzira dore kwiga geo, physique na chimie, zamuteye bikarangira nyine. Gusa yenda icyo bidufasha no kujijuka, uba chokora, uba open mind, ugatekereza kure, ariko mu by'ukuri uba wakuze. Of course. Ariko ugasanga wize chimie na physique, urumva trokome urabisoma biragufashije, wisujya kwiga masonry. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Wize maso ufite impano yo kuba umucuranzi. N'ubu wasanga nawe MD warize ikintu hari hepfiriya ibivuga mu by'ukuri ugasanga nisanze kuri mikoro ndi kwanariza, ariko bikigoye. Ugasanga ari inzozi ufite ariko biracyagoye. Bivuze ngo aho umuntu avukira hafekita impano ye. Birashatse kuvuga. Okay, birashoboka. Ntabwo twabyespectinga cyane. Hari umuntu ufite impano ukora cyane akayikora ndetse akanayikuza igakura, cyangwa se wowe waba uyifite wakwicara bikarangira. Ntabwo twavuga ko abanyempano bavukiye ahantu heza, abo ubona bageze aho bagera ariko bavukiye ahantu heza. Urugero se nka Haji wo muri Reyo, si umwana hariya za Rutsiro, yes of course, bijya bibaho ariko abari gakeya. So tugaruke hano kuri tapi n'ubundi dukomeze tuvuge kuri aba bana. Impamvu nari mbivuze ni iyihe? Impamvu twatubivuze nuko twashimye aka academy kitwa Umuri n'ababyeyi baba bana, kubona umwana
w'imyaka 7-8 watangiye kumwambika jezi gutya ubona yifunze koko nka ba Buffon. Urumva Buffon wari kubona arakandi kana kambaye jiri gafite nimero 10 mu mugongo, kambaye jiri y'icyatsi murakabona mana isi nijoro. Uyu mwana afite touch umupira acenga bagenzi babo. Ikintu cyanshimishije Janvier, uyu mwana afite ukuntu akoresha amaguru yombi indyo ni moso kandi azi kwiruka. Urabona ko ni byiza aba babyeyi rwose kuvuga ngo umwana nk'uyu nguyu ugatangira kumukundisha football angana gutya, biba ari byiza cyane. Nk'uyu mwana w'imyaka 19 we bagenzi be bamwita Ronaldo. Ni imyaka ni ntabwo yambaye 10 mu mugongo. Ndi kubereka kano arakana kambaye nimero 19. Ni 19 ni nimero 19 katebeje si 10 gafite imisatsi atari ewana kagiye karatebeza cyangwa ni Messi. Uzi ukuntu bamwita se bagenzi be ngo niwo bita Cristiano yango ngo ni bya hafi birefera on top level kandi reba ukuntu banga bo bafite inzozi ntabwo bashaka bo mu Rwanda. Cristiano ikindi cyantangaje aba bana nimba urabona ko kazi gukora utugeste tw'abakinnyi, kazi kwigana ukabona gafashe urutoki kikoze ku mutwe. Celebration. Umuntu uri kureba iyi video yacu yabonye ifoto ibanza, hari ifoto ubona ko ari nini niwe mwana uri mu ubonye celebration ye ukuntu yifotoza, ubona ko ari umwana nyine ugaragara ko ibyo harimo abikunze. Nukuri rwose kazi urabona ko kazi no kubyina celebration yako ubona kikora mu tuntu kazunguza intugu, urabona ko ni sawa cyane. None se Janvier hari ikibazo nshaka kukubaza, twihuta ari ikibazo nshaka kukubaza. Biri kuvugwa ko aka kana wabonye Ronaldo karemo kambaye jiri Buffon. Biri kuvuga ko ngo hari umuntu ngo muri entertainment ngo urenze ngo baba bavukana. Byaba ari byo. Bara yuko tugaruka kuri iyo ngingo turajya ngo rwose tubabwire ko byadushimishije abana nk'aba, birashimishije cyane. Arakana nakunze kambaye jiri gafite umusatsi w'umuderi, kambaye godiyo y'ubururu ijya gusa nk'ubururu, yo kiruka no kuri bar MD ikintu nakunze dore ni nimero 14. uziko kazi no guhagarara neza mu kibuga, kazi guhagarara ahantu hanyaho ku buryo urakabona neza ukagaha baro engagement yako urabona kirenze kabisa. Gusa twaje kubona ko babatoza no gutera ama penalty. Peno wonderful byiza cyane. Mu Rwanda nkuko mubibona rero abantu mudukurikiye muri benshi murabona ko mu Rwanda bari kugerageza gushyiramo imbaraga n'ingufu. Wumvishe ko ari amakipe makuru za Paris Saint-Germain, za Barca bari kuza mu Rwanda gushyiramo utudemi PSG Bayern. Urabona ko ni ibintu byiza bakomereza aho ngaho abana nk'aba turabakeneye kuko none se u Rwanda rw'ejo hazaza urana byagenda bite? Uzi ko za Sudani ubu bicaye bagashyira imbaraga mu gutegura ikipe yabo. Ikipe ya Sudani ni ikarifiye se cyane. None se ujya ngo nitugiye guhura nabo muri CHAN muri qualifiers uzabure mu mupira wa dogiteri, ahubwo mwitonde cyane. Sureba bino bihugu by'abaturanyi Tanzania ukuntu sureba ukuntu bira bihugu by'abaturanyi ya Tanzania urabona ko ifite baro bari kuvuga muri kafu nyine ubona ko bafite niya preparation barateguye nyine, utateguye nta kintu wabona. Warumbashije ku kibazo cyiza cyane mu kanya. It's amazing, biratangaje. Hari umwana abantu bari kureba amashusho neza, n'ubundi ni Buffon. Biri kuvugwa ko
So Janvier rero reka dusezera abantu badukurikiye kandi nizere ko baba baryohewe, by the way nizere ko baba baryohewe. Janvier, mbere ko dusezera rero ndagira ngo abantu badukurikiye ugire ikintu babwira cyangwa se basezere muri rusange. Okay, reka mbashimire kuba rwose mwemeye kubana natwe, tubabwira ko ibiganiro byacu ikaze kabisa, si siporo gusa zatuvugaho, dufite n'ama entertainment. Ngubu nakubwira ko igitaramo cya The Ben amatike amaze kuyashyira hanze, kizaba ku itariki ya mbere. Biteye ubwoba. Uri mukunda The Ben, niba uri umufana dore tayari ejo turababwira entertainment uburyo The Ben ayo matike ahagaze ate, kandi nanone uwitwa Israel Mbonyi Gospel Man in Rwanda cyane amatike ya platinum tayari bayarangije ku isoko ntayo wabona. Kizabera he? Si sano se kuri BK Arena. Ukivuga kuri Mbonyi hari akantu nibutse, ari ndani nibutse. Hari umuyobozi mukuru cyane, ukomeye cyane wo hejuru yisabiye uwo bita Mbonyi, aramubwira ati Mbonyi wambabari iki gitaramo wateguye urahari nguwe ya ndani, nta kuntu wagishyira mu mahoro ko abafana bawe uko bangana ubwinshi bwabo ntago bumerita kuba bari hano. Niko bimeze, dukeneye rwose ibi nibyo tuzaza hejo tubiganiraho neza uko bimeze, ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye ya entertainment tuzabaganiriza. Reka mbashimire babwira ko tubakunda cyane kandi Imana ikomeze kubaha impagarike n'ubugingo. Turabakunda cyane. Iyi yari MC MD official, mukomeze kugira umunsi mwiza.